Reka nawe umukire wanje witwa Olivier ufite company yitwa Z&A Shipping ikanacuruza amamodoka avuye mu Bushinwa yarambwiye ngo Burikantu vaye mu bukwe bwanjye. Nanjye nzana nigirira agakote na bouncer professionnel. Bouncer professionnel afungurira Buringuni turangije turavuga tuti nubwo imodoka twajemo n'aya makote twambaye ari Z&A company irenze mu gushipinga yabidushipinga ikabiduha ntago byatuma tutikanira agaceri. Twikubitira amahubwo turavuga tumuceri wo mu bukwe bwa Olivier na Mutesi turaburya. Bouncer professionnel arangije tugeza muri Santere dusohoka nka Dangote. Abana ba Dangote de Benny Pro Max mu gakote reka nawe. Dore protokole nk'iy'abaperezida sha umunyarwanda nagutuka ngura agapfuda kiza zabagohe mu cyemba ndogumusha. Umwana w'ibumbogo kwa meza mihigari mu gakote. Ngarika mu makote bashyizemo agasenda ko gushyira mu muceri bari butamire mu bukwe bwa Olivier. Mama we! Burikantu na Buringuni mu dusuti inyuma hari professionnel bouncer sécurité. Ati mwicara hangaha nk'abaperezida. Turicara mu nama y'abaperezida hano bita muri table d'honneur. Nsohoza umukenda mu bwate ninge bita Burikantu. Barakwereka umuceri twari twawubariye kuko ubukwe twari twabugezemo. Mama we! Buringuni atangira koroshya karuvati ngagaceri kabona hano kaza guca katamuniza. Ndamubaza atari ko sa hano bari buduha imodoka ko numvishe ngo no mukira akora ibintu by'amashiping y'amamodoka. Ati barakaguha. Ati banza ufata ifoto mwereke ko wahageze. Arangije atubwati rero company yanjye y'amamodoka ntagiza n'amamodoka gusa bayita Z&A. Ati nibindi bicuruzwa wakenera byose wabidutuma tukabikuzanira. Umushinwa wanjye Mutesi, umushinwa witwa Mutesi Olivier Buringuni agomeza kuryohera mu bukwe bw'abandi nsuza abakenda avuga ni muzamakazi mwana ndakennye. Ndongera ndavuga ati nubwo nambaye agakote ndakennye. Ati vayo va mu bakiresha uze duhiga amafaranga. Buringuni mukura aho ngaho ndanye ndavuga ni reka mbasigire nimero z'aba bakire muzajye mubaka imodoka bazibashipingire. Reka nawe